Hello guys, nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze kuri iyi channel. Ubu ngubu rero tugiye kwigana ukuntu wakoresha WhatsApp ukabasha kwihisha abantu batabona ko uri online, batabona ko uri kuri WhatsApp, ukabasha gusoma message zabo batabona ko wazisomye. Ibi ni ibintu by'ingenzi tugiye kwigana, kandi ngiye kubereka n'izindi setting washyira muri WhatsApp yawe zikabasha kukubera nziza. Rero ubu ngubu tugiye gutangira. Urakanda, ariko ndabibutsa ku bantu mutari mwakora subscribe, like hamwe na share, ndabibutsa kugira ngo mubikore kugira ngo dukomezanye mbereke setting. Noneho tugiye gutangira. Urakanda kuri ubu bukoni butatu, ukande ahangaha handitse setting hano hasi, uhakande. Noneho umanuke hano hasi ahangaha handitse private, ahangaha handitse private, noneho uhakande. Numara kuhakanda barahita bakuzana setting zimeze gutya. Izi setting rero zose dore uko zimeze. Hari bamwe batazi izi setting ikintu zisobanuye, ariko izi setting ni setting zo muri WhatsApp za mbere umuntu abanza kwibandaho. Niyo waba utari wayifungura, ukifungura ikintu ubanza kwibandaho ni izi setting. Murabona ko ngiyewe dore ahambere ni ahangaha, iya kabiri ni iyi ngiyi, iya gatatu ni iyi ngiyi, iya kane ni iyi ngiyi. Izi setting nizo tugiye kwigana, tukareba ukuntu izi setting zikora. Izi setting ni setting nziza umuntu abanza kwibandaho iyo agifungura WhatsApp. Uri nk'umuntu, cyane cyane uri nk'umuntu ukoresha WhatsApp ya business cyangwa n'indi WhatsApp, ugomba kwibanda kuri izi setting. Iyi ngiyi ya mbere rero, last seen and online. Noneho ukuntu bimeze, abantu mutari mwakora izi setting mwebwe musanga bimeze gutya. Ahangaha rero ikintu rero bishatse kuvuga, ahangaha hambere baba bashatse kukubwira ngo reba nka kwa kundi uba uri kuri WhatsApp ukayivaho, ubundi hasigaraho amasaha n'itariki wayiviriyeho. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo ukanze ahangaha hepfo kuri nobody, ibi ngibi biba bishatse gusobanura ngo nta muntu uzongera kubona wayivuyeho igihe wayiviriyeho. Bishatse kuvuga ngo niwe wenyine uzaza ubibona, nta wundi muntu uzaza ubibona. Ahangaha iyo ukanze my account, my contact baba bakubwiye ngo abantu ufite muri phone, muri WhatsApp, cyangwa nyine amanimero ufite muri WhatsApp, abantu muvugana nibo bazaza babona ko abantu nyine wemeje muri WhatsApp, nibo bazaza babona igihe wayiviriyeho. Ahangaha rero, ahangaha ku ka gatatu bakubwiye ngo uhitemo abantu bazaza babona igihe. Ahangaha uba ugiye guhitamo nyine abantu bazaza babona igihe uzaza uyiviraho n'amatariki nyine igihe uzaza uyiviraho. Ahangaha rero nibyo uba ugiye guhitamo. Ushatse rero ahangaha wahitamo abantu, ahangaha aba ni abantu banjye. Ahangaha wahitamo abantu ushaka ko bazaza babona igihe uyiviriyeho. Rero ahangaha rero iki ngiki tukivuyeho, reka tujye ahangaha ku ka kabiri. Ahangaha ku ka kabiri, ahangaha rero bakubwiye ngo uhitemo umuntu uzaza ubona igihe uri online. Kwa kundi uri online, hejuru kuri WhatsApp handitseho online, kuri online. Ushatse rero kuko nta muntu azaza ubona ko uri online, ukanda hano kuri some as last seen. Ahangaha ku ka kabiri iyo hemeje rero uba uvuze ngo niwe wenyine uzaza ubona igihe uri kuri WhatsApp uyivuye, niwe wenyine uzaza ubibona, nta wundi muntu uzaza ubibona. Rero iyo wemeje ahangaha hambere uba uvuze ngo umuntu wese azaza abibona. Ahangaha kabiri uba uvuze ngo njye nyine njye uzaza ubibona. Rero ahangaha reka tuhaveho, reka mbereka indi setting. Iyi ngiyi noneho ya kabiri uyikandeho. Numara kuyikandaho, rero mwebwe murasanga birimo hano hambere, biri hano mu wa mbere. None mwebwe ikintu mukora nimusanga birimo mwaha, ni ukuvuga ngo iyi setting iyo iri kutubwira you can see my profile photo. Ahangaha bari kukubwira ngo hitamo abantu bazaza babona ifoto yawe iri kuri WhatsApp.
ni ukuvuga nyine iriya foto yawe washize kuri WhatsApp ninde uzaza uyibona. Ni ukuvuga ngo iyo wemeje aha ngaha hambere uba uvuze ngo ni buri muntu wese. Aha ngaha kabiri uba uvuze ngo ni abantu bafite namba zanjye, abantu nyine bafite namba zanjye tuvugana kuri WhatsApp nibo bazaza babona ifoto yawe. Aha ngaha gatatu uba ugiye guhitamo abantu bazaza babona ifoto yawe. Aha ngaha aba ni abantu banjye banyeretse, ubwo wenyine nawe uba ufite abawe uhitamo abantu bazaza babona ifoto yawe. Noneho aha ngaha ni ukuvuga ngo aha ngaha kane ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe uzaza ubona ifoto yanjye. Nobody ubundi bisobanuye nta mubiri. Ubwo ni ukuvuga ngo nta muntu uzaza ubona ifoto yanjye. Ni ukuvuga ngo rero aka nako ndagakemuye, dusubire inyuma noneho turebe aha ngaha kuri about hano ugakandeho nako, numara kuhakandaho iyi ngiyi nayo ikintu isobanuye ni ukuvuga ngo bwa busobanuro uba warashize ku ifoto yawe cyangwa nyine kuri profile yawe, ya magambo waragiye wandikaho nyine, ni ukuvuga ngo ari amagambo aha ngaha murabona ko aka kambere gasobanura ngo ni umuntu wese. Noneho aha ngaha kabiri my contact bisobanuye ngo ni abantu bafite namba zanjye tuvugana kuri WhatsApp. Noneho aha ngaha gatatu kuri my contact SBT ni ukuvuga ngo aha ngaha uhitamo abantu babona buriya busobanuro bwawe cyangwa ari amagambo bashize kuri profile aba ari ku ifoto. Ni ukuvuga ngo aha ngaha uhitamo umuntu uzaza uyabona. Dusubire inyuma noneho aka ngaka kuri nobody nta n'umwe. Nobody ubundi isobanuye ngo nta n'umwe, nta mubiri nyine nta n'umwe. Ni ukuvuga ngo iyo ugakanze nta muntu uzaza ubona buriya busobanuro bwawe. Noneho tugaruke hano hasi kuri status. Aha ngaha tugiye ku ka kane, aha ngaha kuri status tugakandeho nako. Aka ngaka rero ikintu gasobanuye you can see my status update. Ni ukuvuga ngo aka ku kambere bashatse kuvuga ngo my contact, ubwo no kuvuga ngo nushyiraho status cyangwa nushyiraho post kuri WhatsApp upostinze, ni ukuvuga ngo ugiye guhitamo abantu bataza babona post yawe nyine, post washize kuri WhatsApp abantu bazaza bayibona. Aha ngaha ku kambere bari kuvuga ngo my contact, abantu muvugana kuri WhatsApp nyine ufitiye namba. Aha ngaha ku ka kabiri uba ugiye guhitamo, aha ngaha ku ka kabiri iyo ushizeho ka kabiri uhitamo abantu baza kuyibona. Ubwo ni ukuvuga ngo nyine uhitamo abantu bazaza babona post yawe. Iyo ugiye gupostinga andi mupostingira, iyo ugiye gupostinga bahita bakubwira ngo hitamo. Iyo ibingibi bamaze kubyemezamo, iyo ugiye gupostinga barakubwira ati hitamo abantu bazaza babona post yawe. Aka ngaka rero ka gatatu ni ukuvuga ngo aka ngaka ni ugusharinga. Aka gatatu nyine no gusharinga, ubwo usharinga umuntu nyine ushaka kugira ngo ayibone mbere nyine abone post yawe. None dusubire inyuma turebe indi setting nziza yaba nziza, tujye hepfo. Aha ngaha rero kuri groupe nayo ni setting nziza washyira muri WhatsApp yawe. Dore ngiyi groupe. Aha ngaha rero iyo akanze aha ngaha kwa kundi ujya nko kubona ukabona groupe iraje ije muri WhatsApp yawe, ntago uzi niturutse umuntu yigushizemo, ntago mwigeze muvugana, ntago uzi nyine ibijya mbere, ntago uzi ibintu bavuga, ntago uri kubibona, ntago uri kubisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo aha ngaha rero reba ukuntu wabikuramo. Kwa kundi ujya kubona ukabona iki groupe kiraje, ntago kizi Suzanne giturutse, nta muntu ugeze uguhamagara akubwira ati ngushize muri groupe. Ni ukuvuga ngo byose ahantu wabikuriramo ni aha ngaha. Aha ngaha kuri everyone, aha niho mwese abantu twese tubona ziriya groupe ziza tutazi ahantu ziturutse, tuba dufite iyi setting ikiritse aha ngaha kuri everyone. Everyone bisobanuye ngo ni umuntu wese wagushyira muri groupe. Rero niyo mpamvu twebwe tubona ziriya groupe zose ziza. Reka nkwereke ukuntu twazikuramo. Ni ukuvuga ngo aha ngaha ka mbere ngo ni umuntu wese wagushyira muri groupe. Aha ngaha kabiri ni abantu bafite contact yawe, aba nibo bagushyira muri groupe. Aha ngaha gatatu, aha ngaha uba ugiye guhitamo abantu ushaka ko bagushyira muri groupe nyine, abantu wenda bafungura groupe bakayigushyiramo, aba nibo uba ugiye guhitamo. Ubwo abandi bose nta muntu umwe wagushyira muri groupe ategeza akuvugisha ngo ubimwemerere. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cyiza aha ngaha wahitamo ni my contact, kuko aha ngaha abantu bagushyira muri groupe ni umuntu ugufite, ni umuntu nyine ufitiye namba. Urumva ko ngo nta kibazo ngo arabanza akakuvugisha akakubwira ati nyemerera ngushyire muri groupe. Rero ikintu cyiza mwahitamo na aha ngaha muri my contact. Dusubire inyuma bereke indi setting nziza.
indi setting rero ni iyi ngiyi, kanze nyibereke. Indi setting nziza cyane ni iyi ngiyi, contact. Iyi ngiyi yanditseho contact, tuyikandeho. Nitumara kuyikandaho, aha ngaha turaba tugiye kureba abantu bose, umuntu wese waborotse umubonera hano. Umuntu wese waborotse kuri WhatsApp, aha ngaha niho umubonera. Ni ukuvuga ngo iyo ubakanzeho, njyewe murabona ko naborotse abantu 12. Aha ngaha bahita bakwereka umubare w'abantu waborotse. Uhita ubakandaho bose ukagenda ubareba. Ubwo washaka kuborokora nk'umuntu umukandaho. Iyo ushatse kumuborokora umukandaho, njyewe wenda reka nkande nko kuri uyu nguyu, reka nkande kuri uyu nguyu. None bagiye guhita none uhita ukanda aha ngaha, uhita wakanda. Numara kwakanda, murabona ko hano hepfo bahise bambwira ati unblocked, arablokoye. Hahandi hari 12 hagiyeho 11. Murabona ko namublokoye. Rero aha ngaha niho bakwereka abantu bose wagiye uboroka. Murabona ko yanavuyemo. Murabona ko abantu waborotse ni aha ngaha wabakura. Ushatse no kumuborokora wamuborokorera aha ngaha, nta handi hantu wajya. Ni aha ngaha rero ubona abantu waborotse. Noneho setting nziza ndabona zirangiye. Setting ni izi ngizi rwose. Izi nizo setting nziza ku bantu bakoresha WhatsApp, ku bantu mutari mwafungura WhatsApp. Izi nizo setting mugomba kwibandaho, mugomba gukora. kandi izi setting iyo zikoze, WhatsApp yawe iba yuzuye 100% ifite umutekano. Ibintu byose ushatse ubikora rwose. Iyi niyo WhatsApp, izi nizo setting nziza. Rero ndabasabye ni ukuri abantu mutari mwakora subscribe, like na comment, ni ukuri ndabibutsa kuzikora. kandi ni ukuri abantu muri kutwereka urukundo, muri kutuzamura, ni ukuri ndabashimiye. Rero izi setting mugende muzikore, muzaza mumbwire ko byaciyemo rwose. Nta muntu uzongera kubona ko uri online, nta muntu uzongera kubona igihe waviriye online, nta muntu uzongera kubona post yawe utabishaka. Ni ukuvuga ngo nta muntu uzongera kubona ifoto yawe utabishaka, nta muntu uzongera kugushyira muri groupe utabishaka. Ni ukuvuga ngo abantu bose waborotse uzaza ubabona. Ibintu byose nyine nabiberetse, mugende mubikore. Ibi bintu byanjye bizewe, murabizi ko mbakora ibintu byizewe. Rero mukande rwose, ubwo buntu bwose mubukandeho, tujye dukomeza tubane mu zindi video ngenda makorera. Murakoze cyane rero.